Mwiriwe muraho nizere ko mumeze neza nanjye ndahumeze neza ndashima Imana banje kubasuhuza mwese aho murere mwese mbifuza muri Imana komeza bone namwe ibisanzwe nitwa Yvonne Mugabo niba umeze neza ni byiza cyane niba nawe utameze neza komera wihangane shikama kuba kiriho birashoboka ko ejo bizagenda neza ntago abantu bose bahora bameze neza. So guys, as you can see niba muzi gusoma niba ushobora gusoma mu rurimi rw'icyongereza wahita usoma hano kuri screen yawe ikinyamakuru cyitwa Boston 25 News cyanditse inkuru yabaye ndibaza ari nko mu minsi ine ishize abaye tariki enye zaba ari 5 z'ukwezi kwa gatanu cyatanze inkuru ivuga gutya ngo nongere mbwira abantu bakunda kuza bakanyandikira ngo izo nkuru bazikuye hehe ngo duhereze ngo link ngo aho iyo nkuru yavugiwe. Guys, niba ushobora kuba update ngo umenye amakuru y'ahantu herereye niba update ngo umenye amakuru y'ahantu waturutse buriya wowe uri mu ntoki kuko imwitwara nk'abantu mukeneye challenge kandi inkuru ziba zihari zigenda buri munsi. Reka twikomeze n'abashaka kumva President Donald Trump yanditse ngo pushing forward with its mass deportation agenda. President Donald Trump administrations said Monday that I would pay $1,000 to immigrants who are in the United States illegally and return to their home country voluntarily. Ngenekereje ngashaka kubisobanura. President Donald Trump administration ye kuwa mbere bavuze ngo ubwo ni kuwa mbere washize njyewe uyu munsi ndi kubivuga turi kuwa gatatu yavuze ngo administration mbese ibiro bye nyine mu biro bye hagati yavuze ko yemereye ko umuntu wese immigration umuntu wese umwimukira waje bitemewe akaba ari muri Amerika uyu munsi tuvugana isa tuvugana araza kumuhereza $1,000 zero ubwo ni 1,000 rimwe n'amazero 3 ubwo ni $1,000 kingana wenda nko mu Rwanda $1,000 angana nka $1,200,000 gutyo. Arashaka kuyatanga ku muntu wese immigrant waje illegally umuntu wese umwimukira waje bitemewe. Iyo tuvuze abantu batemewe ntago bari abantu bene barimo abantu baje nk'impunzi abantu batsindiye green card abo bose ntago barimo. Aba bantu tuvuga ni nk'umuntu ushobora kuza akaje gusura Yvonne Mugabo yagera muri Amerika akavuga ati ngisende busubireyo ngiye ushaka kuburyemo n'ibyangombwa. Abantu turi kuvuga ni nk'umuntu ushobora kuza wenda ari nka korari runaka yagera mu gihugu akavuga ati ngiye ntago ndusubireyo ngiye ushaka uburyo bwo kubaho. Ni nk'umuntu ushobora kuza ari umunyeshuri yahagera akiga cyangwa akareka kwiga kandi yaje avuga ko aje kwiga yahagera atavuga ati ngiye ushaka ibyangombwa ngume hano. Ni nk'umuntu ushobora kuba yaraje gusura nyine like ukuntu kose waba waragezemo ariko ukaba waraje utavuga ko uje gutura ukaba waraje nta byangombwa bikwemerera kuguma hano wenda ukaza ufite nka visa y'ukwezi kumwe ukaba habaye nk'imyaka 2 cyangwa habaye nk'amezi runaka wenda ukaba uje ufite nka visa y'amezi wenda 5 cyangwa se imyaka 2 ukaba habaye imyaka 5 ariko none ukaba utarabona ibyangombwa byuzuye. Abo bantu bose nibo twita ko baje mu gihugu bitemewe. So rero yavuze ngo araguhereza $1,000 niba wemera gusubira mu gihugu cyawe cyakubyaye byoroshye atarinze we abayisi batarinze bakwifatira bara polisi bitwa ayisi batarinze bakwifatira. Uko rero uri bubigenze nuko uragenda ushake ayisi amanimero yabo bahari kuri Google niki uragenda ushake ayisi bahamagare ubabwire wowe ushaka ayo mafaranga ubundi kitahira. Ariko none igisekeje nuko ayo mafaranga ari kuguha ashobora kuba yaba ari tike yonyine kugejeje iwanyu ubaye ntate kufite ku ruhande n'umuda kugejeje iwanyu uko ndibaza ko tike ishobora ko wenda kuwabonye yamake na yari one way ntago uri bubure kugira muri 800 wenda 1000
kandi n'ubundi ni 1,000 ari buseyewe ya. Ariko nyine nawe arabizi ko nta muntu wakwemera. Hari ibinyamakuru, hari abantu bagiye batera comment bakavuga bati yashoboye ndakagira 10,000 akongeraho 0, nta muntu n'umwe utagenda. Bamwe ariko bari kuvuga, abandi bakavuga ati niyongeraho amazero 2 yagira 100,000 zibe miliyoni 120. Twese turagenda n'ubundi nta mahoro, hose ni ku isi bla bla bla. Nyine buri muntu wese arashobora comment ashaka. So rero tukira ahangaha kambagira inama, ngiye ntago inama n'ubundi kumva mbivuga nseka, ntago ari byishimo mba mfite, ahubwo nyine nuko mbamona ko Trump yabivuze nk'uri gukina, kuko aba yashaka gutanga amafaranga. Ndetse kino niba ari igihugu gikiza kuki atatanga amafaranga menshi agatanga ubusabusa. Aba ari kubivuga nyine kwa kundi kwe mubiza ahora avanga amajoke n'ibintu bisanzwe, nyine ahora afite ibintu byinshi byo gukina nabyo, ntago ajya yitwara nk'umuntu w'umunyacyubahiro. So ahubwo ngiye nama nabagira, kandi nkunda no kubagira, nkunda kugira abantu benshi. Niba uzi neza yuko waba unafite n'ibyangombwa, ube waranaje na UN cyangwa waranaje uko waje kose, niba unafite ibyangombwa wowe kabyara we, nshuti yanjye, muvandimwe, umuntu wumva ururimi ndi kuvuga, ihangane, wirinde ikintu cyaguteranya, wirinde ikintu cyatuma wisanga uri mu bibazo muri iki gihugu cy'abandi. Ihangane uhahe, ugwize, usubire iwanyu. Niba urashaka no kuguma muri iki gihugu, ihangane uhahe, ariko utuze, utanga amahoro. Ntaba ari wowe wagonze buri munsi, ntaba ari wowe wahuye n'ibibazo, ntaba ari wowe uri kwiterera mu mbunda zidashira, uri kujya kugura imbunda se nkawe se busa cyangwa se nyina busa. Ntago ugira n'urwara rwo kwishimisha, ariko uri kwitera mu bintu byo kugura imbunda, ukwitera mu bintu byo kwishyiraho amatatuwaje upfumura hehe na hehe na hehe, uri kwishyira mu bintu byo kugutera ibibazo, kandi urabizi nako igihugu urimo si cyawe, ntago ari kavukire yawe. Urabizi n'ukuntu amategeko akarishye. Mwakwifashe neza mukaramba, mwatanze amahoro mukarambira mu gihugu cy'abandi, cyangwa se niba mwumva bibananiye mugenda ufate kiriya 1,000 mutahe, kuko ushobora no gutana n'icyo baguhaye. Ariko niba wumva biri kwanga, fata ibyawe ugende hakiri kare, ugende batagutsinze muri gereza, kuko murabizi niba kujya muri gereza urabizi ibintu bazagukorera. Icyambere bazakurepinga, uzasangamo abakobwa bakunda abakobwa bagenzi babo bazakurepinga. Icyaka niba uri umuhungu nawe nani nkuko bazakwigisha, ubuzima bwawe indwara zidashira uzakura aho hantu. Amafaranga yonyine wanyu bazatanga igarama ryonyine kugira ngo ufungurwe, kwirukanka ku bintu n'ibindi kimwe ku kindi kugira ngo byibura wongere usubirane record nziza, ube wabona akazi mu gihugu. Murabizi naho ukuntu bigorana, niba bitarabaho muzabaze. None ugasanga umuntu ntafunzwe rimwe, ntafunzwe kabiri, ntafunzwe gatatu, mbese ubuzima bwe ni ugufungwa. Buri gihe ahora yafunzwe, kandi ari proud. Sha rero inama nabagira, nubwo Trump yabahereza ayo mafaranga, nubwo atayabahereza, inama nabagira mwihangane, mubeho neza, mwihangane, muhahe nimara kugwiza mujye mu bihugu byanyu. Ariko nibyo bihugu nabyo ushobora kuba bibeshye warabivuyemo cyagigiye wenda bitari bimeze neza, ukagira ngo uzasanga ariko bikimeze. Oya, ubu ibihugu byacu byateye imbere, ubu ibihugu byacu bifite umutekano, bifite amategeko, naho nushaka kwitwara nk'igisarigoma naho uzafungwa. Ariko ubundi kubaho neza bitwarika abantu, kuki abantu mudakunda kubaho neza ngo mubeho ubuzima bwiza, ubeho ubizi kuri inyangamugayo, ubeho ubizi ko ufite ubuzima budafite umuntu bubangamiye. Bigutwara iki, bibatwara iki, bibananiza iki? Ko igihugu kirakubwiye giti akazi karahari, imodoka wayibonye, uri guhembwa, ntawe uri kukwambura, uri kurya ukaryama, ufite umutekano, nta muntu mwahora muzira ngo agukubite. Bakubuje just, reka gutwara wasinze, reka guhotera mugenzi wawe, reka kurwana. Niba ko mwakuze mu Rwanda n'inyamaswa n'inka n'iki, umuntu akifata akabona ko umugore we ari nk'inka agomba gukubita, umuntu akifata akabona ko umugore we ari nk'intare agomba gushwanyaguza, umuntu akifata akabona ko intare se wayishwanyaguza. Ewe guys, mugerageze mubeho neza, mugerageze muhahe mutahe,
hari ibintu bijya biba ukavuga uti nyamara n'uyu muperezida nawe arihangana. Umuntu araje ni no English ariko niwe uraza abantu ku ijoro, niwe uhora byacitse byadogereye. Mwoka byaramwe mugerageza kuba ubuzima bufite gahunda. Rero no kugira gahunda ku bwawe yego, ariko byibura uhe n'abandi amahoro, utuma igihugu cy'abandi kiguma neza. Urabona ibisarigoma biri muri iki gihugu cya Amerika, nawe nuzaba ukaba ikindi gisarigoma, Amerika bo bazakora iki usibye kugufunga? Bazakora iki usibye kugufunga? Kuko ntago bazashobora gufata ibisarigoma bari basanga mwe nawe uze wiyongere mu kindi gisarigoma, noneho uze uyongeremo uri n'umuntu uri from Norway utagira n'icyangombwa runaka, udafite igihugu waturutsemo, warinjiye bya fake. Nabagiraga inama ngo mujya mundakaza mugatuma numva neza nanjye ndi kurakara. So mukomeze mugira ibihe byiza, mukomeze mugira amagara mazima, Uwiteka abarinde mu byo mukora byose. Bye.